ararya turinjoyinga ebana arangije ati se ndagenda gutyo ndamubwira se ko nta kibazo ko nta kintu mfite kandi ko tumenyeranye tuvuga n'ururimi rumwe yahise ahindura isura avuga ikigande gusa neda sebo nuko yahise avuga abavuze ikigande abaturanyi bari bazi ko nitonda bose baba barabyumvisha yewe nagiyeyo nyine mpurirayo n'umugore mukuru nyine wicuruza nk'uko nawe arankunda ngabakatuka mu muryango bote bo bajya ngakwita nkagamba customer nzawoma nzayinamazi gusa mba numvisha umugore aravuze ati uyu ni umunyarwanda ati ngwino hano ni njyewe uryoshye wangu njyewe sinzi imbaraga aho zavuye ngenda muterura musohokana mu nzu mushyira hanze mitanza ndifungirana Buganza TV ibyubaka sosiyete nyarwanda gusa. Ukitubwira uko urugamba rwari rukomeye mu gihugu cya Uganda, igihugu cy'abaturanyi, ese kugira ngo ugere mu kabari utangire ukorere abakazi baho byaje bite byo? Ni ukuvuga ngo abo batipe nakubwiraga bo barakujyana kuba bamenyereyeyo akakwereka izo ndaya nyine abo bantu bigurisha hari abaye amazu arimo abantu bigurisha kuva kuri nivo yo hasi kugera kuri yo hejuru gusa njyewe nagiyeyo nyine mpurirayo n'umugore mukuru nyine wicuruza nk'uko nawe arankunda buryo nyine we nawe yari afite icyumba cye muri iyo nzu ugenda ubagana ni ukuvuga ngo ukigera mu muryango winjirayo wogura amazi gusa ayandi nyine uba ufite nayo kuza kugura isatuye ni ukuvuga ngo ukinjira mu muryango bagusamira hejuru mwati ngenda ryoshye ese ubivuze mu kigande wenda kugira ngo bumve yuko tutarimo no kubeshya baza bagusatira bakubwira ngo iki kagamba ngabakatuka mu muryango bote bo bajya ngakwita nkagamba customer nzawoma nzayinamazi kagamba ye ngayagaro kukwatirira ko ku kasoroko cyangwa se ubwambure bwawe kaza akaba abufasheho kugira ngo wowe uhite uva mu byawe nyine wumve ko ari we mwajyana ni ukuvuga njyewe nagezeyo ntabwo nari nakamenya ururimi neza gusa mba numvisha umugore aravuze ati uyu ni umunyarwanda ati ngwino hano ni njyewe uryoshye yewe rero nakurikiye iryo jwi ry'umuntu numvishe w'iwacu ubwo njyana mu cyumba cye ujya kwihahira dukora ibyo dukoze umugore nyine amanomero ze ngo nyine n'inzaza mpagera njye muhamagara niyo yaba ari afite undi mukiriya bari kumwe azaza ahita agira gute aza ntore abo batarandwanira biza nyine kugera kure umugore nyine no mu rugo aza kuzayo ahomba akaza mu buryo nyine bwo ngo twabaye inshuti ariko ibintu yankoreye banange umugore ubu ngo twabaye inshuti
ariko mu buzima busanzwe we ni indaya. Ubwo akaza nahashye nkateka, kaza akarya, icyo gihe wenda ntago aba ari bugusabe nk'ayo ku kazi, ni itike. Ariko rimwe yaje ari muri korona, ntagikora, nta kazi, ibintu byabereye hariya Umunya-Uganda yayinzobe inyumya. Kubanga mu kazi yajya, umugore yaraje, ubwo nta kintu mfite mu nzu usibye utwo nari nahashye natetse, ariko nta n'ijana mfite, nirigura soda ntari. Ararya turinjoyinga, ebana arangije ati se ndagenda gutyo. Ndamubwira se ko nta kibazo, ko nta kintu mfite kandi ko tumenyeranye, tuvuga n'ururimi rumwe. Yahise ahindura isura, avuga ikigande gusa, neda sebo, uko yahise avuga, abavuze ikigande. Abaturanyi bari bazi ko nitonda, bose baba barabyumvisha. Ni ukuvuga ngo yashakuje mu kigande gusa. Ubwo ashaka gufata televiziyo yanjye ngayisohokana, turayirwanira. Urugamba ruba urugamba, ndaterura mujya, ni ukuvuga ngo njye sinzi imbaraga aho zavuye, ngenda muterura musohokana mu nzu, mushyira hanze, bitanza ndifungirana. Mashije kwifungirana, yarajyayora Gasasiro, ubwo ni imyanda. Sinzi nimba yaravanyemo ibuye, yaraje ahita akubita mu kirahuri, abantu bose barahurura. Umugore yarantamaje, kano kasajya kangwa. Ni ukuvuga ngo we yavangu n'umugabo nyine ntakigenda, ngo twavuganye, njyewe ndi indaya ndamugurisha, none ngo uyu munsi ngo nta mafaranga afite, ngo neda sebo, ngo tukisohoka rero. Abaturanyi baraza, abantu bose bari banziho ubunyangamugayo bose baraza, barahurura. Ariko papa yari akiri mu Kampala, yari yaratashye, narasigayeyo nidagadura uko nshatse. Bimwe nakubwiye, ni umusore abari yavuga ati nta wunzi, nta n'undeba, nta n'umwontorora. Nuko nyine abo basore banyangije, njya muri ibyo nisanga ndi kwandagara. Abantu ku buryo na Landirodi nyiri ibyondo bamuhamagaye, baramubwira ati ndayimennye ibirahure byawe by'inzu. Yatwaraga moto bamwita Regisi, yaparitse aho, arakomanga ati mfungure tuvugane ku cyo gukoresha inzu ye, n'indaya zanjye zayimennye ibirahure. Nafunguye numva mfite isoni, ebana. Ariko uwo mugore yanteye ibibazo. Hashize iminsi njyewe nagiye ku kazi, nsize mu nzu, ni ukuvuga ngo umuriro warabuze, ndi guteka nijoro, ncana imbabura. Ncanye imbabura nibagirwa gucomokora hehe, kubera natekeraga ku muriro, nibagiye gucomokora iriya hot plate. Noneho njyewe birangira nyine ndaryama, umuriro waraye ubuze. Ubwo yari iteretse ahantu ku kameza nyine, njyewe mbyuka njya ku kazi. Mu kujya ku kazi, umuriro wagarutse mu gitondo ntahari, ya hot plate irashyuha koko, itangira bushyuhe kujya kuri ya meza, imeza iracumba umwotsi, babona mu nzu hari gusohoka umwotsi. Ngo ni nyuma y'uko iyo ndaya dushwanye yarakumage. Ubwo njye aho narindi byanjemo, ariko ubu mu rugo nta kintu cyahabaye.
naravuze ni reka ngereyo ndebe. Nagezeyo nsanga ingufuri bayimennye, imyenda yose yuzuye imbyiro. Nubanga iyo meza yaracumbye ntago yatse, yaracumbye umwotsi wuzura mu nzu, ibintu byose bijyaho umwotsi. Hafi na televiziyo iyo nayo yendaga gutwara nayo yari igiye no gushya. Nasanze buri kimwe cyose bateretse hanze, abaturage bashungereye. Tewa ari nge nkuru muri karitsiye, ari nge basigaye bavugaho. Ubwo buzima sinzabwibagira. Abasore nababwira ibibera hariya, iyo ugezeyo kiriya ni igihugu giteye imbere, cyiza mu buryo bumwe, kibi mu bundi. Naho uri umusore ngo ugiye gushakirayo, uba ugiye kononeka, nta bindi. Kwangirika nicyo kiba kikujyanye, kuko ugerayo ukangirika, birangira wangiritse. Rero inama nagira abasore. Ese kugira ngo ufate umwanzuro wo kugaruka mu Rwanda byo byatangiye bite? Njye naricaye ndeba ibyo bintu byose biri kumbaho, ndareba mbona nta future mfite hari. Ndavuga ni reka ntahe, bino byo maje kumenya mbikorere mu rugo. Hari igihe aho nakoreraga ni ahantu haba babita abayayi hariya, ariko ubwo hano wavuga ko ari abantu nyine b'ingegera baba mayibobo. Si mayibobo ngo nta kazi agira, ahubwo aba ari umuntu ufite akazi, agura ibintu bishaje, ari n'umukire, ariko ari n'umujura muri make. Bo rero iyo bavuze ngo ni umuyayi, bo babasha guhita asobanukirwa icyo ari cyo. Ariko hano twamwita ko ari nk'umuntu w'umujura, w'umuriganya, ariko ufite ibintu, wa wundi ushobora gutuma umuntu akaza akakwiba akamuha amafaranga. Ni ahantu uno musore mujya mwumva ngo Bobi Wine, niho hantu ubundi haba abantu be bamufana, ku buryo ni ukuvuga ngo hari igihe higeze gushya. Ni ahantu hanini hangana nk'umudugudu, ariko habagiye hubatse amazu y'imbaho. Noneho umwe yasize imbabura yaka. Ndakubwiye ni icyo giturage cyose cyarahiye, buryo wabonaga umuntu ari gufata firigo ayikorera, ari umuntu umwe ari gukiza ubuzima ngo arebe yuko yasagura. Ubwo nanjye ahantu nakoreraga, ubutelefone bw'abandi bumwe bwarahiye, radiyo z'abandi zimwe zirashya. Nyuma y'uko utwo tuzu duhiye rero uhita ufata umwanzuro wo gutaha mu gihugu cyawe, ukomeza urugamba rwo kugira ngo ubeho. Ni ukuvuga ngo nyuma y'icyo gihe urumva nahombye byinshi. Ndavuga ni rero reka ntahe yo gukorera iwacu, kuko ahantu hose burya waba wakora, kandi burya gusonzera iwanyu si nko gusonzera mu gihugu cy'abandi. Niyo nama naha urubyiruko, kubera yuko nyuma y'uko korona ije ibintu byose byagiye bihinduka. Icyiza rero ni ugusonza, ugasonzera iwanyu, ugasonzera n'umuntu uri bwayura akamenya ururimi wayuyemo, kubera ko hariya urayura, uriya akayura mu Kirogwara, uriya akayura mu Gitoro. So rero ni byiza ko wakayura umuntu akamenya ko bayuye ari umuntu mwene wanyu. Niyo nama naha urubyiruko, kwishora ngo hanze, ngo mu Rwanda byaranze, ngo mu Rwanda ngo se wakora iki. Birahari byinshi byo gukora, nk'ubu nawe uri gukora. So rero inama nagira urubyiruko ni ukwihangira umurimo, kandi tukanabikunda, ntiducike intege. Ubundi baravuga ngo bitunguramye. Aha, ngayo nguko rero mwumvishe umusore wacu Asumani ibyo yahuye nabyo mu gihugu cya Uganda.
kuri uno munsi wa none akaba ari mu gihugu cy'u Rwanda agirira inama urubyiruko ko batagakwiye kujya bishora mu gihugu cyo hanze nta kintu kigaragara bagiye gukora cyangwa se niyo banagerayo ngo birinde kwandagara. Abakurikiranye F1 Rwanda TV rero mu mpande enye zose z'isi tubabwira ngo nakagaruka, ariko tumuha umwanya abanza agasuhuza anagira icyo abwira abo yasize mu gihugu cya Uganda, yababwira mu kirimi cye kiwabo cyangwa se mu kirimi cy'abanyarwanda, nabyo ntacyo byaba bitwaye. Dusoza tubabwira ko ari akagaruka. Ciao ciao. Kansuhuze abatipe twari inshuti b'abanyarwanda ba Damascene n'abandi bari abafumbira, hari umurema twakoranaga. Kansuhuze n'abandi barogwara Elimabel. Kansuhuze abanyankore twari tuziranye muri Muta. Kansuhuze abatoro twari tuziranye ni Mugamba ki. Kansuhuze abagande twari tuziranye Mugamba mutya banange. Dasmani wa mwenze mwari mumanyideyo naye katindi wa fene yagara. Baramusiza. Dasmani yari njyewe Mugisha Asumani cyangwa se Nsabimana Asumani nkuko nababwiye. Nishimiye kuba umutumirwa wanyu kuri F1 Rwanda TV. F1 Rwanda TV. Kandi nakagaruka igihe muzongera kudukenera tuzaboneka nta kibazo. Sawa, nakagaruka. Ciao ciao kubari badukurikiranye kuri F1 Rwanda TV. Mukomeza mutera comment kugira ngo tugende tubazanira abatumirwa bagiye batandukanye ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye, ndetse tunababwira ko tubafite byinshi muri uno mwaka, dufite akazi kenshi cyane. Ciao ciao, wakoze Asumani. Namwe mwakoze. F1 Rwanda TV, Factory Rwamagana TV. Buganza TV, ibyubaka sosiyete nyarwanda gusa.